Jayima. Banguka hano vuba vuba. Banguka. Nari ndi kuri telefone ndi kwitetera umukobwa weho. Banguka hano ngira akantu mutuma kwisa. Ndaje nkuvugisha mukanya. Banguka. Akosha. Ngoto ngiye muhamagara shaho kamara iminota 3 utari wanyita bimeze bite. Papa nawe nyine njye yuko maje gukura. Akira agenda ku isoko unzanira agafege. Nubwo bakinyita gihayemo. Unzanira agenda ku isoko unzanira agafege agenda. Reka ngiye. Unzanira agafege urebe kamwe kagize. Ikoromi. Ihute. Reka byo kuzuza. Kandi ubanguke. Sibyo? Sawa. Ame ngiye kwiryamira mu cyumba. Ariko rwose wa muhungu we sinzi niba nabona ko ubukene buri hose rwose ariko sinzi umuntu waturogesheje ubukene rwose muri munsi. Ubukene bw'iki gihe shiriwa bwaje ngiye nungu aciwe n'umuntu gutya nta mwambura yaba nta kintu afite na kimwe uburyo ngiye noneho ngiye n'imyenda nayimukuraho nsigaye nikomera rwose n'itabi rwose sinzi niba wanguza kurigura amana wahora ni iki ko mama njyambujije kunywa ibiyobyabwenge ariko ubu ngiye yumvise umuntu anywa itabi yanica ariko hari ikintu maze kubona nuko nta bantu bakira ngo banganye amafaranga nyine naye maze kubona ko rwose nubwo ndimbwa ariko urumva nyine uri hanyuma yanjye rwose nase cyane ubu kuri igihe twararaga muri kaka bayitunywa bya bitabi n'ibiki byose nje naratashye bari banishe mu ariko we n'umushaba bavuga ko nta n'ikintu bigeze bakugira tukajya kwibera muri burode ko nsigaye n'icumbikiye ahubwo se wareke rwose wareka ibintu by'ibajya tukabireka rwose nzariyaza kwitumira nzari kwisha itabi no ribona none warapfa ngize nk'imana nagacanga akaniga rwose navuga ati ngaza niba byose tutwige ahubwo se itabi twarireka amana oya rekera rwose ndakubusa mwana wanjye rwose rekeraho itabi byo kuri nk'umuntu utabuza pastori guturisha igihe cyose ubundi rwose sinzi nimba ibintu byose kwite byarisha bigiye nese kubasuza murumva ari ibintu birenze n'ibyinshi ufite ikiburi bimeze bite bakwitande utaresha ayute yayo ese giyaye ngaho se ndifite byose hano sha sana rwose sinzi nimba uri kubona ko hari iwanyu esha sana rero rekuza we sana uzas mugabo shumba sha rojya impa nkubwire nkugiye n'inama rwose uva hano kava imyuna rwose umuntu atanakwicira n'ukabura upfuye burase ariko umuntu waziye kwesa twabibonye akiriwe abo agafone mbone reka nkweke fata gutya nkweke ngo nonyine no kugabana tukaringaniza urumva nyine ko wenyine uri mu wanjye urumva nje nkwaye ikintu kimwe gutwara ibintu si byakira rwose aso ubungubu usumenze akikibaramamo bitanu we sinigitekereza se dore ntura yarapfuye nta nubwo yaka ubu dore ni kano kantu ko nguze ariko ndanaguhe neza ko ntwaye urapenze we mu kwaye byinshi wowe naruko sinzi niba twajya gushaka yana tutegera rwose ahangabo bamaze kuhamenya aho mundi rwose wamuhunguwe akashadeze dore ngaba dore n'abagabo cyabugiye dore n'abagabo hagarano zitagucira nikiye muri abagabo dore ufite amafaranga ugera ku telefone amafaranga mwatse umwana wanjye ari aho mundi rwose buretse nkubwire nyamuneka sa nkurakara gake rwose hagarano zitagucira akiri waruncira ibyaka yose uyu nguyu yaranjutse rwose sinzi uyu we n'igisamba kuva na kera yanahamagaye umuntu banyakira ashaka boroza rwose sinzi nimba byase nakwigendera rwose fata mwana fata mujye tugende mbere kakantu reka bataducika mbere bataducika tugende mbere kakantu munyifashiriza nyamuneka rwose tugende mbere kakantu mfasha tugende mbere bataducika we mbere gicu nabundi rwose Enjiramo wacu muramutse ashaka kwinjira umva sha muzaza mwaho